Yo koropa. Ngize ni boss. Kuduze si umuntu asa nk'umuntu nzi. Komiki kuko tuvuga ko utanzi. Ariko n'ahantu nzi. Hano ko nibagirwa vuba dara. Ariko Lizandra nakaryarya kabi tubana imyaka 100 nduzi kari 100 ataratubwiye ko isi afite impanga na Lizandra bavukanye. Ariko se yaba afite impanga gute guhema afata umwana umwe akamukundwa haza undi akamugira umunyetorosho. Yamko urinde nduzi usa nk'umuntu nzi. Semiki ubu ntabwo nzi ko wagira reka kwirengagiza. Ntabwo nzi. Nawe Lizandra niba muri mu kazi wanjye nase Lizandra nzi ko nta mutima mwiza yagira wo guha ikiruhuko abakiri n'akaza kubafasha. Wabona ikibaye? Shanyine micky njyewe. Nase kuri gukora amasuku byagenze bite? Nisaba guzi byatubayeho. Ko mbona uza winjira ujya mu cyumba se nkabona ugaruka ugenda dukubitana. Byagenze bite? Shanyine birebire. Cyane birebire koko. Shanyine bya bitaro byacu ibi babiteye nyine cyane. Hari umushoramari wabiguze nyine kubera ko nta kandi kazi nari mfite nyine mpita mvuga ngo kaze mbasare ako gukoropa noneho nimara kumenyana nabo neza nzahita mbasaba nyine n'ak'ubuganga kugira ngo naticara hano gukoropa ibitaro kubiteza cyamunara. Sha nyine nuko byagenze. Ko nyine ubwo sha biteye mu bidisi mukazana wa Eugene gukoropa. Nahara niwe wakoropye ara muri korodori. Sinzi gukoropa. Nyine nubona ndi guseka ariko akabigasekwa nk'akeza no kuri kw'Imana. Nyuze hari mbona itorosho, mbona amazi, mbona umukorombe, mbona ndibaza se Lizandra akazi ko ashihurana uyu mukiri nawe wakuza noneho baranyiruka. Wasa nabi. Lizandra akamubwiza ngo amakorope n'amakiba bacumuga ni mu Kinyarwanda ngo umuhana avayo. Burya no muhana ageyo. Karibu. Bite. Bibye. Cyane ni karibu wicara. Urakoze. Makuru yawe? Makuru ni meza. Bakwitande ko ntakumenye muri office ya Lizandra. Ntabwo wamenye. Ukuntu bapresence muri ya nama yabaye mu kanya. Okay, nitwa Claire. Nkaba naje kuba umuganga hano. Witwa? Nitwa Claire. Konde utabyumva neza. Witwa Claire waje kuba umuganga hano? Yego. Gusa nanjye ntabwo nabamenye mwanyibwira. None se ko bitari barigeze bavuga ko hari undi muganga bashyashya bagiye kutuzanya. Amakuru ntabwo nari nyafite njyewe. Sinzi impamvu utaruye afite ariko maze iminsi mfite gahunda yo kuza nuko naje uyu munsi. Ni kuvuga weho watangiye uyu munsi? Natangiye uyu munsi. None se ko nashakaga umuntu bita Lizandra? Lizandra? Yego. Lizandra uri kumbwira hano numvisha muri Lizandra ukora ukora ibiki? Okay.
ushobora kuba muri lizandra uri kumbwira atari wowe ndi kuvuga. hano siko tugira muri lizandra rumwe gusa. hari Dr. Lizandra nta wundi mudokiteri uri hano witwa Lizandra, kandi iyo ofisi ni iyiwe. uwo nangiye kuvuga ntabwo ari we, kuko uwo numvishije ni Lizahari, ntabwo amazina hano ndayamenya neza. ntabwo nkubeshye pe, ngiye ndi kubona nkorera hano amazina sindayamenya. ndumva ibintu byangaha biracanganye, birimo ibintu. burya mbere ye niyo gihe icyo mvuga ntawari kubyumva, ariko ubu bumeze uko nguko. N'iyi kanzu irakubereye, iyi torosho irakwizihiye, mana yanjye yibase, kuko ubona nyine uri muri nyine birinejeje umutima wanjye, mbonye ari byo bintu byiza bikubereye. ahubwo umbwire nkurangire n'akandi, si wakora shifute ukajya uva aha uhita ujya ahandi, kuko 2020 ndabizi abakiri n'ab'ibitaro noneho nk'ibyo biri muri cyamunara nta gafaranga baba bahembwa. Micky, kuko ubona wowe wambwiye gutya n'ukuntu twari inshuti. Nahise wagira bambwire gute zitanda akazi keza, urumva jya utorosha neza kugira ngo soje atazakwirukana. Kandi nahise boss ari ntabwo bari baza ahubwo ngere vuba badasanga hatararangira ibibazo. nuko uzaguha niga akazi keza kandi ndagaruka. Musaki. Hariya. Musaki. Hariya. Ese umuntu arifataga katazana ikintu ari gukire kumusetsa. None se mpamvu zose wari kubitera? Uyu munsi nabonye umwana wanjye. Nakabonye kagiye ku ishuri disi karakuze nagakumi. Mwana wanjye disi. Kakesi kabaye inkumi. Ariko mpamvu jane woroshye pe. Wifate wihimbira urupfu upfe burundu nyine bagushyingure. Ari wowe wabipuraninze. Ariko abantu nibiwerewere koko. Urapfa tu. Kiwerewere ninde? Kiwerewere ninde suka? Nyine ndavuga uriya mukobwa uzi ko ari wowe wakwishe. Siko rero wanyishe. Ariko undi bintu uvuga urahonze kabitegereza cyo pfa kuvuga. Mbabarira mabusha. Umwana wanjye ni gute nazabana nawe? Ko bigoye. Biragoye ko biragoye kubera yuko izi saha ntago bazi yuko uhari. Kuba bira byose twabigezeho ntago bivuze yuko ugomba guhita widarapa. Ko wamubwisha ko numva mbirambese. Hari abantu benshi nkumbuye ndumva nkumbuye kujya hanze. Ntavinga fan inshuti zanjye, nkumbuye kwishima. Ubuzima niba burancaririye amafaranga amaze kuyabona ndi no kuyohorera ku banzi banjye. Rimwe na rimwe amaze kubigeraho ariko ubuzima ndimo ntago mbwishimiye. Erega mabusha nyine special nari kumwe n'umwana wanjye. Ntaramwonyeje ngo mukuze. Mugani wawe ndikiwewe. Ariko mabusha ntubyumve nabi ntago ari we nabwiraga. Nabwiraga nyine ninde wabwiraga ntago ari wavuze ngo ibiberebere. Oyagwira. Oya navugaga nyine urumva wa mukobwa. Wa mukobwa. Uhe mukobwa wakwishe. Ariko ziko burya ntari nzi ko uri umukomedi. Wa mukobwa wanyishe. Harya ni wowe wishe. Sorry. Mbere yawe mana niho mbonera amahoro. Ibyari imisozi bindura amataba. Agubwa neza baguhimbaza mukiza.
imbere yawe mana niho mbonera amahoro mana we ubu nibwo ndi kubona ko ari cyo gihe ubu nibwo ndi kubona ko banaragukoreye mana mucunguzi mwiza mujakazi w'ubugingo nje imbere yawe mana ngusaba imbabazi aho nagutejukiwe hose mwami nakoze ibibi byinshi nakarabye amaraso nararebye ndacumura ndumva ndacumura mana uwawe bigeze icyitwa icyaha kiri kungaruka mana narishe narabeshye mana ndagusabye kugira ngo mbabarire Vanessa ni ukuri ntabwo nari mbikuye ku mutima mana ndababaye ubuzima burancanze Yesu we Lizandra wowe mu gusenga wowe gusenga aricyo bitwaye idayimoni kazi rihagariye abandi mu iyi si ngo uri gusenga uri gusenga bikuvuye ku mutima na cyangwa kwiyerurutsa micky waretse kuncira urubanza none se barabivuze ko iyo abantu bamaze gukina amafaranga amaze kubashiraho niho babona yuko bakeneye mu nzira yo kujya gusenga ubu utangiye kujya gusenga n'ababi wakoze mu iyi nzu Lizandra micky ibyo byararangiye kandi buri kintu cyose kigira iherezo ryacyo wowe Lizandra ahubwo micky ukamenya umuntu wese ndi kumusaba imbabazi ibi binagukoreye imbabarira n'ukuri umutima wawe si umutima w'urugero ubu njye ntabwo ndi Lizandra wa kera ubu ndi Lizandra wo mu mana umva barabivuze koko ngo iyo mbimenya ngo yari ijambo nuko yaje itinze basi si urambabariye Lizandra wowe sureba ukuntu umeze n'ibyo bigutiya wambaye subireba ni zatuye muzange ziri kukubyimbaho Imana iri kubibona ko mbikuye ku mutima nkubwire Lizandra uraje usebe wandagare isi kubone Imana ikugaragaze hahandi aho wambariye inkanda ugiye kujya uhambarira icocera urumva ibintu buri kwivugisha ntugire ngo ntago ari ibintu byadukoraho nyine urabyumva ndumva ubyivugisha ubica ku ruhande wa mukobwa wakwishe wa mukobwa wishe bari wowe ngo nzajya kubona mbone imunguyeho na polisi ubabwira yuko nishe mabujanye ubu hari wakishingura urajya ngo nge ubugenge nasigara hanyuma se Lizandra bimeze bite karimo karakora amasuku neza mu ntuza mu biro ubukabaye gakirina byarakunze karacyazana kabushyize hasi karacyazana ubutesi ariko kubera ko nta yandi mahitamo gafite nta kindi kintu gafite cyo gukora agomba kugakora ahubwo nareba nabe n'akarakazi nako nakamwambura ubu bareke hariya barumvishe mabusha hariya warabaranye tu uzi kuba ufite kampani ugahita usubira hasi nibyo byari bibakwiye Rwema ni umujura urabona ko ntakubwiye bura Rwema si no kuba umujura gusa no kuba Marinda nawe ari ikigoryi ariko nyine bura Rwema ne nawe se warinda umugore wese arabizi urumva hari umuntu wayoberwa umugabo we simbizi niba Karinda kari kamenya ko ariko ndumva ubwo duherukana karabimbwiye ngo kabonye se ahubwo se kugendanye n'ubukwe bwa Rinda na bwa Rwema na Mariyamu tubareke babane cyangwa tubatandukanye mwabuje bareke babane kuko n'ubundi nta bitabo niyo meaning isugo bizaba bifite ko Rwema ntifuza kumubona yishimye nta muntu n'umwe mu banzi banjye nifuriza ko yishimye tubica se wenda ntabwo twabica ariko ubukwe twabwica icyo udashaka n'ibyishimo
icyambere turashimuta umwe muri bo ntabwo ashobora bambwiye ko Rwema ari mu rukundo na mama Linda yego ibyo bintu by'ibyishimo rero bizamo kwishima ibintu byizamo kwishima nibyo ntashaka reka tumushimuta umwe oya gushimuta ku buryo no gushimuta gusa twice se dukureho gasiha nanone ntabyo kwica boko bakwifurije bibi banyifurije bibi niyo mpamvu nanjye ngomba kubifuriza ibibi reka tubice rero oya kugenda mbicira ku ndwara nk'inda nibyo byiza ibyishimo byose bya Rwema bimukura iruhande yaba izo nkunda afitanye na Mariamu yaba izo nkunda afitanye na mama Linda zose ushaka ukuntu zisenya sibyo lizandra we usibye biriya ibyo bimukwiye ariko lizandra we n'ubundi kumwiga wenda ashaka kugira ikindi mukorera ku buryo azababara akababara kumva ukuntu bimeze sibyo urumva nakazi katoroshye cyangwa haba mukorana se twajya guri karamanguru umwe wenyine yego barahari twabonye abo mukorana none hari ikindi kibazo ufite mabuja urugamba nubwo dusa nkaho turusoje ariko racyakomeye sinzi niba nawe urwo byo ura musaza nawe nubwo amaze kumumanura ndumva ntarishima neza urwo rukundo rwabo ngwa kujya umwe turaba tumushimusi ngomba kujya muri Canada kira gisaza nka kicira n'amaboko yanjye mugende kumwe nawe ujye ukuraho network ntabwo bizongera mabuja ndashaka gusubira muri Canada negurira inzira sawa uzongera umbwire ciao nakoze waratwandagaje uratwahuranye uradusohora ubedi mu musaza wanjye yarohohanye bene mamura bakaraga unyambura amafaranga yanjye wibagirwa ko ari njye wakuzanye mu iyi nzu ariko isaha y'Imana bitaragera Lizandra ubu ngubu bya bindi wakoraga byose iki nicyo gihe ese basi watse kunshira yiteka ko nawe umenya ejo umuntu amenya uyu munsi arimo ariko nawe umenya ejo nyine byarabaye pe kandi nakoze amakosa ninjye wabyiteye byose ariko nyine niba mbagarukiye mu nciro bugufi nyine mwere kumera nkanjye none se niba uje ukaza kunjya hejuru ukanyaga uzi ko twari inshuti kubera iki utakumva yuko ko kiba bitaguha isomo nyine basi mungirire nimwe ubu ngubu bwa bushuti bwose twabayemo ubwibutso umunsi ubutwiriza ngewe n'umwana musaza wanjye na bene mama warabyibukaga umva ubere no gukanda ubwo butushi uzi ikintu gisigaye n'utwo ni twa dufaranga twanjye wari usigaranye ukirira uraje usebe isi kubone isi kote rubanda bakote hahandi uzasigara ubura naho ugenda ngo bakugire harya nabonye usigaye ari umukirina ahandi hamwe wayoboraga wanyura wizunguza biriya rero Imana igikubita ikinyafu kandi umunyafu w'Imana yije umunyafu Imana yakubise yije usharira rero guma mu gihano cy'Imana gusa nyine ngenda gukarabye nuzangweho n'ubundi n'iyi nzu yanyu nta kikirimo umva wirirwa kumbwira ngo ngo nwariye ngo nakugaburiye uncyurira hejuru y'amafaranga yanjye wirengagije umva uzambazwe ibindi inzu yawe yigumanemo Call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top. wowe dashimishije nta cyiza gishimishije ariko nawe ni mapanzi wifata uhimbura urupfu rwawe upfe bagire ngo warapfuye ari wowe wabyiplaninge reka abantu n'uducucu koko yewe
ariko nshatse kukwikarumana birananira murebe action oya mbere ya byose ngo tugiye gutangira tugiye gutangira duseka tuyara ati kubaza icyo uri guseka twagiye seriye uhita umbaza uri guseka nkubwira ko nabonye umwana wanjye ko nyine ngiye nkubwira ko icyanjye komeze ngende mu manegeka twagiye action guseka hariya ntabwo ari ko ngende ndimo ndabyina mvamo ejo napfa cyangwa n'ejo bundi ese undi ndamutse ngiye mwasigara hehe huu ni upumbavu wako stila ni mabara nyoko uvuge ko ngo n'inzu na ntabwo ari ko ngende ndimo ndabyina mvamo ejo napfa cyangwa n'ejo bundi ese undi ndamutse ngiye mwasigara hehe huu ni upumbavu wako stila ni mabara nyoko uvuge ko ngo n'inzu na gari ryagagura Mabukiriya mwiza ndakukugorokeye. Mukiriya mwiza twakuborotse. Shora sa neza pe. Ako nako gataye kari kunteresha. Nataye. Wakabonye? Ndikabona pe. Nakurutoza. Ufite impamvu uyemeye ko ikintu kibugunye niba yacyemeye. Uje vuba.